bahize abandi mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Umunyeshuri wa mbere wahize abandi ndetse uwa mbere n'uwa kabiri baranganya, ntabwo ari hano ariko amazina ye ndayasoma, bari bambwiye ko atahageze. Yitwa Uwamariya Leontine, yiga i Nyamasheke kuri ISF Nyamasheke, yagize amanota 98.7. Ntabwo yahageze keretse abari hano bambwiye ko yaje kuhagera nyuma. Hanyuma umunyeshuri wamukurikiye ariko baranganya bagize 98.7 yitwa Musonga Isimbi Ola, yiga kuri Fawe Girls School Gasabo. Turasaba nyakubahwa Minister of State kuza ko muduhembera kuko yahize abandi mu cyiciro rusange. Yego tambuka gitore. Murabona umwana w'umukobwa wabahize, nangiye kumena amabanga ko bize hamwe, ariko ubwo ntago nabivuze. Nawe turasaba ihemba bimugezeho, nawe ni impamba nziza rwose zamutambutsa. Isimbi nuko certificate uzayerekana abuzukuruza n'ubuvivi n'ibikoresho baguhaye bizaguherekeza mu gihe ugiye kwiga, nta shiti kuzagera kure. Reka dusabe n'umuryango we wose rwose twumvisha mu amashyi n'impundu, nawe batambukiye gitore bishimye, baze bafata akagafoto na nyakubahwa Minister of State, hanyuma baze gusubirana ibihembo yahawe mu byiciro n'abaze kuguma imbere kugira ngo tuze gufata agafoto ke nk'uko bisanzwe n'abandi bahembwe bagenzi be. Ati nuko duhesheje ishema ukarihesha na Fawe Girls School n'abandi bose ku manota yawe 98.7. Ego murakoze kuri iyo foto nziza y'urwibutso muduhaye no kuba yarakoze cyane. Yego mu mutwaze umunyeshuri arajyaho abandi bari bahagaze kugira ngo dufate ifoto y'urwibutso. Undi umunyeshuri ufite amanota ya gatatu ariko n'uwa kabiri yitwa Ganza Joel yagize amanota 98.6. Tumusabe gutambuka, hanyuma nanone PS turamusaba aze kudutangira iki gihembo. Ganza Joel yigaga kuri Saint Ignace High School, Saint Ignatius High School iri Gasabo, yagize 98.6. N'abagiye guhembwa ibihembo bye ni computer, ni certificate, icyemezo n'ibindi bikoresho byerekana ko yahize abandi kandi bizamufasha mu rugendo akomeje. Ababyeyi be twabasaba kuba batambutse bihuse, baze bafatiye ifoto y'ishema ry'umuryango. Kandi Ganza Joel azakomeze aganze no mu bindi amasomo ye ni ubuzima bwose. Yego ndabona abavandimwe bashikibe barumuna be bose abahesheje ishema. Ganza Joel dufatiye foto y'urwibutso, dusubirane mu byicaro ibihembo ashyikirijwe kugira ngo nawe yegere mugenzi we. Bwo murakoze cyane. Umunyeshuri wa kane duhemba umunyeshuri tugiye guhemba ukurikiyeho ni Uwitonze Kefa Milton, yiga kuri Collège Saint André muri Nyarugenge. Tumuhamagare azi imbere, hanyuma turadusaba Deputy DDG wa NESA kugira ngo aze adutangire iki gihembo. Ego Kefa Milton yize amanota 98.4 nawe ashyikirizwa igihembo akwiye. Computer, certificate cyangwa icyemezo cyerekana ko yahize abandi, hanyuma n'ibikoresho byo kujyana ku ishuri. Nuko Kefa uzakomeze utere imbere. Ego hanyuma
igihembo gikurikiraho kiraza gutangwa na Nzeyimana Jean Claude ukuriye ishami rikoresha ibizami rishinzwe ibizami muri NESA. Yego umuryango we watambutse abaje muherekeze Kefa tugafata iyi foto twihuse. Yego barumuna bawe bazakureberaho n'abaturanyi n'abandi bakomenye n'abandi barimo kukumva nabo tubifurije kuzatera imbere cyane no gutsinda nk'uko uzakomeza ugatsinda. Yego murakoze, murafata iyo foto y'urwibutso hanyuma musubirane igihembo mu mwanya aho mwari mwicaye, mu gihe duhemba undi munyeshuri ubanziriza wa nyuma turi buhembe. Yitwa Kwizera Mukwiye Richard cyangwa Richard, yiga kuri Ecole de Sciences Byimana, yagize amanota 98 n'ibice bitatu, yatambuka. Hanyuma Nzeyimana Jean Claude akamudushyikiririza ibihembo. Nzeyimana Jean Claude umurimo uhurirwaho na benshi, ariko arabibazwa niba ushinzwe ibizanye n'ibizami, urumva ko rwose nawe aba akwiye gushimwa uko bikwiye rwose. Umuryango wa Richard watambuka, yego mutambuke gitore, mushimire uyu musore ubahesheje ishema, munamufasha kuzakomeza nk'uko mwabitangiye. Richard Kwizera Mukwiye, yiga Ecole de Sciences Byimana, yagize 98 n'ibice bitatu. Yego mufate iyo foto hanyuma Richard yegere abagenzi be. Igihembo tugiye gutanga, umuntu hanyuma tugiye guhemba muri iki cyiciro arahembwa n'umuyobozi ushinzwe department, ushinzwe ishami rya polisi cyangwa gahunda muri ministeri, Madame Rose Baguma. Hanyuma umunyeshuri ugiye guhembwa we yitwa Uwase Divine, yiga kuri Ecole de Sciences Byimana nawe mu Ruhango, mu karere ka Ruhango, yagize n'amanota 98 n'ibice bitatu. Uwase Divine ndabona. Ego twarika akabanza akajya agafata ifoto na Rose, hanyuma uyu mubyeyi akaza kujya mu yindi foto nyuma nibiba. Ego twasabura mubyeyi kuba yigiye hirya gato bagafata iyi foto, araza muyikurikiyeho. Ego umunyeshuri nawe arahabwa computer certificate, agahabwa n'ibikoresho bizamufasha. Uriya mubyeyi w'umuyobozi arimo aramwongorera ngo nawe uzagere hano unaharenge, nawe ujye utanga ibihembo butaha, kandi nibyo tubifurije. Hanyuma dusaba umuryango we utambuke, ufate ifoto y'urwibutso. Ego Ecole de Sciences Byimana, abanyeshuri bahembwe babiri banganyaga amanota. Richard Mukwiye n'Uwase Divine, kandi biga no ku ishuri rya Byimana. Umva ko iri shuri n'andi mashuri tutagiye tuvuga by'umwihariko yose arayo gushimwa, ariko nabo n'amashuri afite abandi batsinze bataturutse aha n'andi nabo ejo bakoze cyane bahagera, ni nacyo tuba tubasaba. Ni uko rwose urabona akamwemwe wa mugani w'abaturanyi kari kenshi ku muryango. Nuko mufata ifoto y'urwibutso, hanyuma musubire mu myanya wanyu. Hanyuma abanyeshuri bahembwe muri iki cyiciro nabo baraza kuza hagati, dusaba b'abayobozi bose baze kuza dufata ifoto y'urwibutso. Yego abanyeshuri bahembwe muze mwigire hano, dusaba abayobozi bose batanze ibihembo
ko baza bagafatana ifoto y'urwibutso. Ego twasaba ko mutambuka rwose, abantu batanze ibihembo duhereye kuri Minister of State n'abandi bari kumwe, kugera ku mwarimu Sako ndi buhe amasegonda 5 akavuga igihembo yavuze ko ashaka kwivugira. Ego mwese rwose ti nuko nyaboneka nishema, n'abandi bazakora ikizamo butaha muzaze hano imbere mukorwe mu ntoki n'aba bayobozi, nabyo ni ishema rikomeye. Murakoze. Ego